ukuntu waba wirya abari muri Australia Iga neza utiryagaguye neza ubukene ntago bwari buri mu kibuno yaba yaraje kuguha urukundo cyangwa byarangiye yanze ntago njya mbigira ibintu bikaze kuko sinsengera muri ADPD. byaje bite kumva ko ushobora gufata iya mbere wowe ubwawe ukibwirira umusore ko umukunda? Sorry gato kuvuze ngo naraciye ibintu se ibyo bintu nari naraciye ni ibyandi. Urukundo ntago ari ikintu nisanze nakunze umuntu. Ni iki kigeragezo kirose yaba yarahuye nacyo cyakweretse yuko ari we Imana yakubwiraga? Inama nakugira ugira woya muri wowe naba bidakunze ibya kirose uzicara ubishinga Imana izaguha n'undi utari kiroso kandi ugukwiriye. Imana uhabwa icyubahiro kubw'imbaraga uba wakoresheje. Ndagira ngo rero nkwereke urugendo turimo rw'ubuzima, urugendo turimo Gasaro TV. abakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye mandi ndetse tunashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikora ni umwanya wiza ngo uyikore ubona ibiganiro byacu bigushimisha. Ndasuza cyane abari mu ntara enye z'u Rwanda, umujyi wa Kigali, Finlande, Belgique, Italie, Suisse, Hollande ndetse n'abari muri Australia, abari muri Canada, Amerika n'abari Cap Vert. Nukuri turabakunda cyane, n'abari i Burundi, Zambia, Mozambique n'abari ku isi yose batandukanye. Natwe turabakunda, komenti zanyu turazibona. Uyu munsi rero turi kumwe n'abatumirwa. N'abatumirwa nzi neza ko ikiganiro cyabo kiri buze kubashimisha, tujye kuganira nabo byinshi bitandukanye. Samantha tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Liza Zahabu y'Imana nawe tuguhaye ikaze. urakoze cyane ariko njyewe ujya umbabara rwose uvuga utirya Gute se mwana? ukuntu waba wirya abari muri Australia Iga neza utiryagaguye neza. nawe no kwibona Sama buri munsi akenshi ko dukorana nawe kandi nariza nzi uvugisha ukuri. Ntanze kubivuga ahubwo nanjye ngiye kubikubwira. Ariko niko bisanzwe mvuga sibyo? Oya urirya. None se bwo kuvuga neza. Ese mvuge ngo Australia None se kuki utavuga ngo Australia nyine Australia? Karika. None se ubwo bagupronounce igihugu cy'abandi. Reka mvuge ngo ibihugu bindi byubahwe. Sibyo? Ariko utagiye kwivugisha ngo Australia. Utagiye kuvuga wiryagaguru. Umeze gute? Meze neza cyane. Urakomeye. Samantha umeze ute? Nanjye meze neza nta kibazo. Hanyuma uyu munsi ndabona duhuye noneho wahindutse. Ufite ibisuko ku mutwe. Byagenze bite kuri uyu munsi ngo yerukana indi look tariye? Ni ngombwa nyine kwiyitaho ubwo ni igihe cyabyo kiba cyageze. Ndabona uyu munsi wambaye n'agapantaro. Cyane rwose. Wari usanzwe uzambara se? Ndazambara nta kibazo nuko ari ubwa mbere ahubwo mbonye nyambaye. Impamvu mbikwaje nuko wavuze ati ndakijijwe mu nshuro ya mbere akakubona wambaye ibintu birebire, ya kabiri birebire, n'iya gatatu uyu munsi waduhinduriye noneho. Nambara byose nyine nuko ngenda nambara bitewe nyine n'umunsi. Uyu munsi nifuje kwambara ipantaro. Liza uyu munsi nawe rwose ndabona wambaye ipantaro. Wagira ngo mwabivuganye n'uyu muvandimwe kandi nzi neza ko nawe uri umuntu ukijijwe, uretse ko ngiye ntago ndi muri babandi bavuga ngo gukizwa so kwambara ipantaro. Ariko wenda nkumenyere mu yindi myenda, ibitenge, amakanzu maremare, ibintu nk'ibyo. Nyine gukizwa ntago ari imyambarire, gukizwa ni ku mutima. Usibye ko ipantaro nambaye ngewe niyo ngiye kuyambara ngerageza kumekinga shuwa ko nambaye ipantaro itanyambika ubusa ngo inshushanye ngaragara uko mpagaze wese. Nambara ipantaro irekuye. Kamerama udufashe utwereke kanira iyo pantaro. Eko se ni ngombwa. Reka dufashe kuko rwose ntago imuhambiriye nagera yibonye, ndetse n'umupira urenze ku kibuno. Kubera icyo bavuze ateka nkiri umupira urenze ku kibuno, nukwanga kugaragaza ku mugani wawe uko uteye cyangwa nukwanga kugira ibyo ngaragaza. Urakoze cyane. Hanyuma kuvuye n'umuntu bitariza ubyakire gute Samantha? Biranejeje cyane, numvaga mfite amatsiko yo kumubona. Najyaga mubona ku binyamakuru nyine mubona kuri za YouTube ariko ntaramubona live. Noneho umonye live urabona ari umuntu umeze gute? Atandukaniye he na wa muntu wajyaga ubona? Arantunguye cyane, ndabona wagira ngo mwampindure ntabwo ari we. Ndi kubona wagira ngo ni kopi mwazanye pe.
ese utunguwe n'iki? ntunguwe n'ukuntu nyine najyaga mubona ari umuntu uzunguza ikibuno nkaba mbona ibitambaro mu mutwe reka ngo yabaye umurokore ndatunguwe cyane. Riza araza kubigusubiza, araza kukwisubiriza. Icyiza cye nta muntu ajya yima agaciro cyangwa se kwanga kumusubiza. Niwe burya ari mu batumirwa nawe ubaza ikintu cyose ushaka kumenya akakubwira ati hari aho navuye n'uyu munsi arahongeze, ntabwo ajya aterwa ipfunwe no kukubwira uwo ari we. Hanyuma Riza, uyu mukobwa uramuzi? Ndamuzi, nigeze kumubona kuri YouTube nkuko nawe abivuze ko ari we yambonye. Ari mu rukundo rukakaye. Urakoze cyane. Isamatene twaraganiriye arambwira ati Riza ni umuntu ujya mbona nyine ati mba numva icyamunyereka amaso kandi ariko uyu munsi murahuye. Iyo wumvishije hari umuntu wifuza kuzakubona ubyakira gute? Cyane kwenda amahirwe ngize nsanze nawe umuzi. Biba ari ibintu byiza cyane kuko nahoze mbyifuza kuva na kera. Hanyuma ubushize twakoranye ikiganiro gifite komenti nyinshi zigera mu 100 ziriya komenti wazakiriye gute uko abantu bagiye bagufelicita ndetse bakubwira n'ibindi bitandukanye? Nabyakiriye neza, bambwiye neza, batumye numva nishimye, batumye numva bantenga mu bitugu. Abambwiye nabi nabo batumye numva bantena b'ingabo mu bitugu, kuko niba ubona ko ikintu koze cyangwa se kibayeho gitumye umuntu akubwira nabi, si we ahubwo ni Satani. Rero iyo nkoze ikintu nkabona kibabaje Satani, numva nishimye cyane. None Sama, urakoze cyane. Urambwiye ati Riza mubonanye igitambaro mu mutwe uranatungurwa. Wumvaga nimuhura wowe ukamubona amaso ku yandi, uri buze gusanga n'umuntu umeze gute? Cyangwa se uko wishushanyaga nimuhura mukamwicaranye? Nari nzi ko njya kizunguza ikibuno kuko nagiye mbona nyine abantu babiteraho komenti ko yakijijwe, ariko nanjye ntabwo najyaga mbyemera. Numvaga nyine akimere kwa kundi muri twa tujipo n'iki, gusa ndatunguwe cyane. Urakoze cyane. Hanyuma iyi saha wowe nawe hari komenti wenda nzabikubaza, ariko wowe mu kiganiro tuzakorana wenda na Riza nawe hari byo nzamaze mu kiganiro tuzakorana ari wenyine. Uhuye n'umuntu witwa Riza nawe hari ikibazo giye kumukubazaho. Hari wenda hari abashobora kubona ibisuko afite ati inshuro ya mbere yaje tubona ari umurokore wuzuye, uyu munsi agarutse mu bisuko gutya na gutya gutya na gutya. Abantu bafite imyumvire nk'iyo bababwira iki? Rero abantu bafite imyumvire nk'iyo, icyo nababwira nuko gukizwa ntibikuraho kwiyitaho. Ikindi kandi nanone kwiyitaho, iyo uri umuntu ukijijwe ugira umupaka, ugira aho ugarukiriza, kuko hari uburyo ukoresha uzi ko kurimo kwiyitaho ariko warengereye. Sometimes ugasanga warengereye, byiswe ubwibone kubera ko warengereye. Gusa ibi byo kubasutse ntacyo nabivugaho, ariko nanone ntacyo namunenga, ntago namunenga ngo nkabye, nta nubwo namushima ngo nkabye. None se urugero ni nk'iki yarengereyeho umubonye? Imyambarire yarengereye se ni ipantaro n'umupira, nta bintu byataringiwe ndi kubona rwose. Ariko nk'ubu ngubu ahagurutse abantu bose bakamureba bakurikiye agasaro, ni ukuvuga ngo arashushanyije uko ari kose. Bimwe bishobora gutuma ashobora no kugenda mu nzira akagusha benshi, abo n'ubundi baba ari abaguye, ariko si ngombwa ngo basembure. Nese ni ukuvuga ngo hari itegeko ririho Riza ntabwo turi bugendane, rivuga ko niba wambaye ipantaro ugomba kwambara umupira urenze ku kibuno, cyo kora mu idini ya Islam aho ndabyemera. Bitewe n'ukuntu iyo pantaro ubona ikumezeho, ushobora kwambara umupira urenzeho. Nanone bitewe n'uko ubona ikurekuye, hari amapantaro nk'injuruguto ziba zimeze nk'amajipo, ibikurekuye ntabwo ibigushushanyije. Samantha rwose ahora mubesheye. Samantha biratuma kiragaragara uko kiri kose, imbere haragaragara uko hari kose. Abo imbere reka nibarize uriya musore uri inyuma. Sinakubwira iby'imbere yarahebye, ubwo si ibyo bintu koko. Kanibarize uriya musore uri inyuma ya kamera. Mubaze nawe. Buriya Samantha ibyo ari byo byose wamubonye azi, sibyo? Uko ubibona, egera hano ariko uko ubibona Samantha uko yambaye urabona uko ateye bigaragara cyane bigaragara.
nawe arimo ararabya indimi oya ntabwo ari ukurabya indimi mu by'ukuri ku giti cyanjye nta kintu bitwaye biterwa n'uwo ari we ku mutima nicyo ntekereza agakiza kaba ku mutima kuba yambaye kuri akumva bimubereye ku giti cye ibindi abandi birabareba ya sama wowe byakire gute ukoriza wenda we abivuze ariko bitewe n'ibitekerezo bye yavuga ni iki ukurikije ukuntu arimo amureba ko ari uko abantu batari kumureba yes abakunzi bacu rero muri comment baraza kuza kutubwira uko babibonye baraza kutubwira ati imyambarire ya Samantha nta kibazo cyangwa se iteye ikibazo ubundi njyewe akenshi ndebera kuri comment z'abakunzi bacu ibyo bavuga niba ko ibyo rizavuga ari byo turaza kurira muri comment wowe ibyo riza kubwiye urabivuga iki Sama avuze nyine yakurikije amarangamutima ye avuze nyine uko yabibonye kandi buri wese ntago abona ikintu kimwe n'undi njye kuba nambaye gutya ndabona nta kintu bintwaye pe kandi ndumva nambaye neza ntago bikuyeho yuko nkijijwe cyangwa se n'ibindi bintu byo ku ruhande ndimo neza rwose ubu ngubu nta n'ikibazo na kimwe yes ariko by the way njyewe nkunda umuntu uvugiraho kuko hari umuntu mushobora guhura wenda ugasanga abivugiye inyuma behind camera ariko wenda kuba we yavuga igitekerezo cye biterwa hanyuma tugeze mu mwanya hari ibibazo wenda runaka ufite kuririza akira mikoro rwose ugire icyo umwibariza numvije yawe kwibasiye nawe nibiba ngombwa rwose umubaze ibyo ushaka n'umutinya murakoze cyane Liza karame nshaka kukubaza nari mfite ibibazo byinshi byo kukubaza nyine nkimara guhura nawe mbaza ndagusubiza mfite ibibazo bigera nko kuri 5 cyangwa se 4 nshaka kukubaza ikintu naheraho nkubaza nkuzi nyine uri umukobwa uzunguza ikibuno ku macano menshi nyine nagiye nkubona kuri za YouTube nyine mbona uzunguza ikibuno unyonga hanyuma nyuma nyine haza indi nkuru ivuga yuko nyine ngo wabiretse muri no corona ese bimeze bite mbese muri make ni corona yatumye ubireka kubera ubukene n'iki bimeze bite ubukene ntago bwari buri mu kibuno That's my God. ubukene ntago bwari buri mu kibuno nta nubwo ubukene bwari gutuma mbireka kuko si icyo naranguraga ngo mvuge ngo narahombye ahubwo impamvu nabiretse ni ukubera intego nihaye yego ni ukubera ubuzima nashakaga kuvamo nubwo nashakaga kujyamo urakoze cyane none ikindi kibazo mfite nyuma yaho naje kubona inkuru y'uko warwaye ariko tukiri aho ngaho mbanje no kwihanganisha nyine nguha pole urakoze cyane naramenye ko warwaye ariko nakomeje gukurikirana comment nyinshi nyine mbona abantu babidiscussingaho cyane ngo Liza ngo ntabwo ngo yararwaye ngo arabeshya ibintu nyine byinshi mbona abantu bakwaka n'ibimenyetso ngo zana impapuro zo kwa muganga ese bira bintu wabyakiriye ute ese koko wari urwaye cyangwa bimeze bite mbese gira ikintu wavuga nyine usobanurira abantu ko nabonye barabigize ikibazo gikomeye kurwara nari ndwaye ikindi kandi kuba umuntu yamvuga nabi kubera ko atizeye icyo navuze ntacyo nabihinduraho nta n'ikibi namwifuriza kubera iyo mpamvu yego usibye kuvuga ngo Imana imubabarire kandi muhe inema yo kwemera ikindi kandi narakize numva nguwe neza Imana yarahabaye iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza icyo Imana ikora rero wamvuze nabi Imana ijye imubabarira wamfashije nawe first of all kamanze nshimira abantu bamfashije umupapa uri muri Canada Amerika Kenya Cote d'Ivoire ndabashimira bose barakoze cyane wow rero numva nyine narabonye ni ikimenyetso kindi kinyemeza ko Imana ihari ku buryo no muri filme yanjye nakoraga ya indi yitwa Liza Story Series ndashaka ko mu yandi ma episode azasohoka hazajyamo n'ibintu bimwe na bimwe muri ibyo bimenyetso kubera ko n'ubundi nayikoraga kugira ngo nereke abanyabyaha igihombo cyabo n'abakijijwe inyungu zabo
ubwo rero nzahita nabyo nzabishakira ukuntu mbikora kugira ngo mbigaragarize abantu n'abatamenye ko ndwaye ko narwaye ariko byibuze babonera inyigisho aho ngaho. tukiri aho ngaho reka tuvuge ngo Imana yarakoze kandi nyine yarahabaye yihejeje icyubahiro. Dushimire nyine n'abo bantu bagufashije. Imana ibahe umugisha. Imana ikomeze gushyirwa hejuru y'amajwi. Amina. Ikindi kibazo nyuma yaho nyine indi nkuru nyine nziza cyane yuko ngo waje gukizwa byo kuzunguza ikibuno ukabireka. Abantu benshi bakibishidikanyaho bacyumva yuko bidashoboka yuko wa mukobwa wazunguzaga ikibuno waraciye ibintu mbese reka mba ariko mbivuga ndetse kugeza kuri ubu ngubu benshi bari basigaye bagufata nk'indaya. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo nsobanurireho gatoya ese koko warakijijwe by'ukuri ibyo kunyonga ikibuno wabivuyemo ubu uri umurokore? Sorry gato kuvuze ngo naraciye ibintu se ibyo bintu nari naraciye ni ibyandi. Noneho rero uyu munsi Sandrine yankoreye agashya kabiri. Ibyo bintu nari naraciye rwose nyirabyo mbabarire pe. Okay, parido ntacyo ngaho dukomereza aho ngaho. Ubu narabiretse ndi umurokore. Navuye mu buzima bumwe nagiye mu bundi navutse bundi bushya. Alleluia. Imana ishimwe n'ukuri. Urakoze cyane aho ngaho nyine ubashije gusubiza ba bantu nyine bari bafite impungenge bumva yuko bidashoboka ari ibyaho ngaho byarangiye aho ngaho wenda se utabivamo. Ubwo nyine usubirijemo nyine ubwo kuko wakijijwe ubu inzoga waraziretse n'itabi n'iki ubu ntabwo ugikoraho. Yaba nabinywaga ubu mba nabizanye kuko rwose ntago amafaranga yabiguraga nigeze nyabura. Imana ishimwe n'ukuri yakoze imirimo ikomeye cyane reka tuba ariko tuvuga. Imana yahabwe icyubahiro. Amina. Hanyuma rero nyine ubwo ba bantu bari bafite impungenge bahora bibaza ngo Liza yarakijijwe nibi yarabiretse muri kano kanya ngira ngo mwiyumviye kuri neza yuko yabivuyemo yakijijwe ubu ngubu asigaye ari umurokore. Hanyuma Liza ikindi kibazo nakomeje kubona nyine nge nakomeje gupropoza kuri comment nakomeje nyine kugenda mbona abantu bagiye batera comment ngo uhoza ibitambaro mu mutwe ngo ibitambaro ntibijya biva mu mutwe ari n'igihe ujya utega igitambaro ngo kandi waranasutse. Nabonye nyine abantu barabigizeho ikibazo ese koko gukizwa ubundi nkanjye exactly nago njya mbigira ibintu bikaze kuko sinsengera muri ADPD sinsengera no mu basiramu nyine bamwe bambara ibintu bigeze gute imyenda yose ngewe ndayambara yaba ipantaro yaba ijipo ibintu mbona nyine biri smart kuri ngemba numva nta kintu bintwaye. Kame mu nk'ubu urabona narasutse ndumva nta kintu bintwaye nashatse igitambaro ndagitega cyangwa se nkasokoza naturel. None ari abantu bafite ibibazo rero ngo byuko uhoza ibitambaro mu mutwe niba usutse ngo barashaka ujye usuka bigaragaze niba ari ugutega ese hari ikibazo bigutera cyangwa se ipfunwe mbese bano bantu wabasubiza iki muri kano kanya? Ikintu cya mbere cyo nabanza kuvuga abasilamu aho muri hose mwihangane assalamu alaikum. Jiribabu zanyu zubahwe ntago mwambara ibintu bigize gute ahubwo mwambara imyitandiyo mukambara imyenda ihwanye n'ukwemera kwanyu. Ku badeperi natwe igitambaro cyacu cyubahwe kubera ko hari impamvu tucyambara. Yego. Hari n'uwo dukeneye ko bishimisha ibyo dukora. Ikindi rero gusuka nshobora no gusuka ariko usibye ko ntanasutse ariko niyo naba nsutse mba nsutse kugira ngo nkuze umusatsi. Ntabwo mba nsutse kugira ngo nibone. Yes. Nibonekeze ntabwo ari cyo gituma mba nsutse. Nicyo gituma rero ishusho yanjye Imana yandemyemo numva kuyigaragaza gutya nk'uko ngaragara uku ari byiza kuruta uko nayigaragaza iriho ibindi bintu nk'amamenshe cyangwa se plante. Yes. Ibi ni ukubikora kugira ngo umusatsi ukure ariko igitambaro nyambara kubera ko numva ngikunze kandi kingaragaza neza kinahwanye n'imyemerere yanjye. Ubundi buriya hari ikintu kimwe mpamanyaho n'abayisilamu. Yego. Baravuga ngo ubwiza bw'umugore ni umusatsi kandi ubwo bwiza ugomba kubonwa n'umugabo we. Yego. Niba rero ngiye mu muhanda si ngombwa ngo ubwiza nakweretse umugabo wanjye ngende mbwereka abandi bose. Yego. Nicyo gituma ntafata umwenda wa mini kugeza uyu munsi ngo nkwambare.
icyo mpishe ngihishiye umugabo wanjye nanjye ubwanjye nkakihishira. Ikindi kandi nkagaragaza indangagaciro z'umunyarwandakazi. Kuba umunyarwandakazi si ukwambara ubusa, si ukwambara ibintu ngo bigende bigushushanya uko uteye umere nk'umuntu badesinnye, si ukuvuga ngo ugende wambare ibintu bigera mu jisho nduswa ari mu jisho. Ni ukuvuga ngo mba nkeneye kwiyubaha, nkubahisha umuryango wanjye, nkubaha Imana yanjye, nkanagaragaza indangagaciro zanjye. Yego. Okay, ubwo rero za comment nagiye mbona nyine z'abantu bafite ikibazo ku bitambaro bya Liza byo mu mutwe ngo bitajya bivamo, nizere ko nyine mubashije gusobanukirwa, abari kugira ngo akuze umusatsi, ikindi kandi abayumva bimunyuze nibyo yikundira, mbese nyine ubwo nizere ko ubutaha icyo kibazo mutazongera kukigira. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, ni ukuvuga ngo hari ahantu wanyongaga ikibuno, abantu benshi kame munange ndimo twari tuzi kuri umukobwa, nyuma yaho rero za kumenya yuko uri umugore nyine ufite n'umugabo. Hanyuma ndibaza ngo uko wakomeje kunyonga ikibuno kandi ufite umugabo, ufite n'abana, buriya muri famiye y'umugabo cyangwa se n'abandi bantu bakubonaga uzunguza ikibuno kandi bazi ko ufite umugabo, buriya babifataga gute? Kandi koko biriya bintu nta ndangagaciro yari irimo nk'umuntu ufite umugabo? Iyo wowe ubwawe udashobora kwicara ngo utekereze uvuga ati iki kintu reka ngikore kugira ngo kinyubahishe, ntabwo uzagikora kugira ngo wubahishe umugabo cyangwa umuryango we. Ijya kurishera ku ruzitiro ntabwo wakora ikintu utihereyeho. Rero kuba narabikoraga, famiye y'umugabo nta kintu yari gukora kuko ntabwo yari kuza ngo idutanye, kuko yarankundaga kandi igihe cyose agasenga yizeye ko nzahinduka. Tuvuge ngo urukundo ni rwubahwe, wa mugani wa Sandrine. Urukundo rwanjye n'umugabo wanjye, urukundo rwa buri wese rwubahwe. Uri gusubiza neza cyane nyine, kuko abantu bagiye batera comment nyinshi nyine, ndikumva uri kugenda ugerageza kubasubiza ku murongo. Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, ni ikibazo kigendanye twese ikibazo ko yaragobe uyu munsi hahiye koko. Ugiye kumbera nk'umumama waraye se uhishije urugo rwiwe hano hirya, yajya ahuruza ngo ni mu ntabare harahiye ngo hadashya ngo hahiye koko. Bagiye kumureba yenda guhira mu nzu, bagiye kumureba imyenda yari yambaye yafashwe. Nta muntu ugitabara, bisigaye bikomeye. Yavuga ngo ni mu ntabare harahiye ngo hadashya. Natwe tugira ngo ni bya bindi by'abantu hahiriye rimwe mbese. Okay, kuvuga no gutaruka rero nakari gaciyemo sorry. Hanyuma ikindi kibazo cyerekeranye n'ibyo gutwita. Abantu rero benshi bagiye bagira ibibazo biteye gutya ngo ese ko Liza yakomeje guhisha katwite, byaba ari ihe mpamvu? Ese yaba iriya ndatwite atari y'umugabo we, akaba ariyo mpamvu yakomeje kugenda bihakana yanga no kubyemera? Nagira ngo umfashe usubize kuri icyo kibazo kugira ngo n'abantu bavuze muri comment nyine babashe kumva ibisubizo. Inda yanjye yubahwe, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, ntago kuba inda ari y'umugabo wanjye sicyo kivuga ngomba kujya mu ruhame, ngo sicyo kivuga ko ngomba kujya mu ruhame kubivuga. Igihe cyari kitaragira ngo abinyemerere, kuko si yanjye njyenyine turayifatanyije. Yego. Ubwo nyine nizere ko abantu bashize amatsiko nyine, bamwe bahoraga bibaza impamvu bashidikanya. Oya, inda ni y'umugabo kandi inda ya Liza yubahwe. Umwana wanjye namwe muri kureba rwose screen za Saro TV, mumbabare rwose mutandebera umwana wanjye cyane akababara. Yari ukuntu mwamureba ntabikunde. Uyu mwana rero nawe niyubahwe, ubwana nawe niyubahwe kabisa. Mwana wanjye yubahwe, n'abantu bakurikira Gasaro bubahwe. Urakoze cyane rwose, n'abantu bakurikira Gasaro no kuri bubahwe cyane cyane. Nanjye nkuko mbubaha rwose, n'abakunzi banje ndetse n'abakunda bose, nanjye ndabubaha kandi ndabakunda. Hanyuma igikurikiyeho Liza w'Imana, uyu mukobwa nawe wambwiye ati njyewe ndamuzi.
nawe gira icyo umumbariza niba ariko ugifite urakoze. Njyewe ikibazo cya mbere namubaza rwose cyihutirwaga, iyo utinda kubimbwira nari guhita mwibariza njyewe. Rata, hari igihe nakubonye kuri YouTube usaba urukundo umuntu witwa Kiroso. Kiroso yubahwe. Yaba yaraje kuguha urukundo cyangwa byarangiye yanze? Mbo Kiroso Kiroso ahari hose mbanje no kumusuhuza, disi mamutumye numva mukumbuye. Kiroso nyine namusabye urukundo ariko ntago aransubiza. Kuri ino saha nta gisubizo cya yego nta n'icyawe yandabona, ariko nyine biri mu nzira. Mbese nyine kamvuge ngo ndategereje, ntago ndabona igisubizo Kuvuga ngo cya uracyari mu gihirahiro. Ndumva wabimenye. Nka ya ndirimbo umutima uheze mu gihirahiro. Umva se noneho Barira utabaza Samantha ukuntu se yatinga mise mbona ko ashobora kuba ababaye. Oya ntago yababara, ni joke. Subizi ko nganira se? Nta kibazo. None se ikindi kibazo ko mu muco w'iwacu bitaba byoroshye kubona umwari wafashe iya mbere. Byaje bite kumva ko ushobora gufata iya mbere wowe ubwawe ukibwirira umusore ko umukunda? Niko nanjye mbizi cyangwa se niko mbyumva ko mu muco wacu nyine bitemewe ko umunyarwandakazi ashobora kwiyakira umusore urukundo, ariko nyine nanjye navuga ngo nisanze byabaye. Urukundo ntabwo ari ikintu nisanze nakunze umuntu uko ntinda kubimubwira nkajya numva ndushaho kuremererwa mu mutima, ndamfata umwanzuro wo kubimubwira. Bo rero kugeza kuri ino saha nyine nkaba nkitegereje igisubizo. Reka twizere ko Kiroso azagusubiza ijambo ryiza. Kubera Imana. Kubera Imana. Ese ko ubushize ubwo mperuka kukubona nyine kuri YouTube nabonaga wari ufite penke, ufite umusatsi wa natirere, mbona wambaye ibintu bigera ku maguru nk'umuntu ukijijwe, nyuma twaje guhura wambaye gutya. Ese wabitekerejeho ute? Watekereje ute kugira ngo uhindure kwafi? Yes, urakoze cyane. Hanyuma nyine urabona nyine turi mu bihe bya COVID, itatworoheye nyine, ubukene bumeze nabi, ariko kubera ko idini yanjye nsengeramo itwemerera kwiyitaho nyine. Rero buriya wambonye mfite natirere, nari ntarabona nyine ubushobozi bwo kubona amafaranga yo kuba nakishyira ku cyangwe, reka mari ko mvuga nkoresha za system zisigaye zigezweho. Abona ko tarabona ubushobozi bwo kuba mama cyangwe. Ubwo rero nyine Imana bigenza neza nyine impa ku gafaranga, ndavuga nti reka niyatse. Naho kwambara ibirebire n'iki byo imyenda yose ndayambara, nuko ari bwo bwa mbere wari umbonye, ariko nge imyenda yose ndambara nta kibazo. Okay, none se nyuma yo kuba unsubije icyo kibazo, utegereje ibisubizo bibiri bya Kiroso, yego cyangwa oya? Exactly. Habayeho ko akubwiye ngo oya, wabyakira ute? Mu buzima tubamo bwa buri munsi tuba tugomba kwakira byose. Yaba ibibi bije urabyakira, yaba n'ibyiza ukabyakira. Kuvuga ngo yambwira yego nzatuza, yanambwira hoya nabyo nzabyakira nyine, nta kintu kizaba kidasanzwe. Yego. Ese nyuma ya Kiroso cyangwa se mbere ya Kiroso nta wundi mukunzi waba wari ufite? Okay, nta wundi nari mfite, kuko iyo nza kuba mufite ntago nari kuza kwa Kiroso, kuko njyewe ntago njya nkunda gutendeka. Bwiyo nkunze umuntu nyine aba ari uwo. Impamvu rero nafatiyeho kuri Kiroso nuko nta wundi nari mfite. Ni ukuvuga ngo Kiroso niwe wigiyeho gukunda? Oya, narakundanye, ntago Kiroso ari we nigiyeho. Ngira ngo niba warabonye ibiganiro byabanje, nabwiye Sandrine yuko hari abasore bagiye bampemukira, bituma mva muri mood yo gukunda. Barahari bamubanjije, ariko muri kano kanya nta wundi mfite, niyo mpamvu ntegereje. Ese ko nigeze kumva uvuga ngo mu kiganiro uvuga ngo Kiroso ngo Imana yakweretse ko ngo ushobora kuzabana n'umusore
ngo ufite wahuye n'ibigeragezo ibintu by'ibibazo nk'ibyo. Yego. Ni iki kigeragezo Kiroso yaba yarahuye nacyo cyakweretse yuko ari we Imana yakubwiraga? Ni uko yatereye umukobwa Fani ngira ngo wenda warabibonye. Fani nyine akabyanga akamusuzugura imbere y'abantu, then nyuma Kiroso akaza kumenya ko batendekwaga na Fani nyine ari batatu. Icyo ngicyo ubwacyo ni ikigeragezo. Ariko Fani nawe rwose yubahwe pe, ni umuntu ukaze. Umuntu ubasha gutendeka abasore batatu bose akabatendeka akababasha bakaze. Yarakaze cyane niyubahwa hari hose kabisa. Reka twizere ko rero Kiroso azakubabarira mugakundana nk'uko wabyifuje. Birashoboka cyane nyine Imana ibidufashije. Nihe impanuro waha Samantha? Impanuro naha Samantha nuko umwanya we muremure atawufata ku basore, kuko ari umukobwa mwiza bihagije, ufite ubwiza bwe karemano rwose bitamwemerera kuba yakwiruka ku musore. Niyo yatuza akisengera Imana ye akicarira hamwe, umwanya wawe ukawuha Imana, ukawuharira Imana, n'ibindi byose uzabiharire izabyitaho kandi bikemuke kurusha uko wowe wari kubikemura. Ikindi kandi indi mpanuro naguha, niba ukunze umusore akabanza akaba yarakubwiye gutegereza gutyo, singuciye intege, bishobora kuzakunda kimwe nuko bishobora no kudakunda, ariko biramutse bikunze niwe wamusabye urukundo, ntabwo ubizi neza niba usanzwe yari asanzwe agukunda. Uzamukunde uteganya ibintu bibiri, ko ashobora kuba agukunda cyangwa se akaba atagukunda ari ugupfa kukwemerera. Icyo kintu nugitekereza gitume isaha n'isaha atazagushuka ngo agukoreshe ibidakwiye witwaje ngo murakundana, usange ejo bundi ukuyemo ingaruka, gutwara inda igihe kitaragera, kuba wakwandura indwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina, no kuba wabindushyi kubera ko iyo ubyaye nta mugabo ufite, nta n'icyo gukora ufite, uba ubaye indushyi. Rero kuba umuhungu akwemereye ntibizatume wumva ko ikintu cyose kibaye ngombwa kucyemera. Inama nakugira, jya ugira woya muri wowe, ugira guhakana ikintu kidakwiye kitari ngombwa ugihakane. Yes, impanuro ni ukuri nziza cyane, kandi Samantha nawe ni umukobwa mwiza. Niyo Kiroso yanakwanga uzabona abandi, si byose use ni hari abandi batangiye kuvuga ati duhe nimero ya Samantha tumwihoreza amarira. Hari abasore b'ibitangaza batari Kiroso wenyine. Wenda amaso akunda ntareba kimwe, amaso akunda ubundi ntabona, niyo arebye areba imirari. Simvuze ko warebye nabi, aravuze ngo areba imirari, naba atagukunze wimbeshyera, naba bidakunze ibya Kiroso uzicara ubishinga Imana izaguha n'undi utari Kiroso kandi ugukwiriye. Ya nukuri Sama, ijambo rimwe kuri Liza gwaye impanuro nziza, cyangwa se nawe niba ari cyo uja kumubwira ukimubwire, hanyuma dusoze turabona ijoro rigiye kugwa. Ya Liza arakoze cyane, ntabwo nabura kumushimira, nukuri n'iby'igiciro gikomeye kubona ambwiye amagambo meza y'ihumure kandi nyakiriye neza, nukuri ndishimye cyane. Liza urakoze cyane nukuri pe. Hanyuma ikindi kintu namubwira nuko namubwira courage nyine muri urugendo yatangiye, cyangwa se ino nzira nziza y'agakiza, akomerezeho, afatireho ku cyo yamenye, atazasubira inyuma, ahubwo akomeze atere intambwe ijya imbere. Liza, ijambo rimwe kuri Samantha. Ndamushimira ko yaje, ikindi kandi ndamushimira ko yifuje kumbona, nanjye nishimye kumubona. Urumva umerewe ute muri wowe nyuma y'ukonyeriza? Reka mubaza ako kana. Meze neza cyane nyine, ndishimye pe, kandi narabyifuje igihe kinini. Ni ukuri wakoze cyane kuduhuza. Liza, hari ikindi wongeraho? Ikindi kintu namubwira, Imana imufashe mu byo arimo no mu byo atekereza, imufashe. Ikindi kandi ni uko atagenda ntamusengeye nk'umuntu wansuye muri karitsiye yo mu rugo, muri karitsiye yo kwa Liza.
nta kibazo rwose musengere kuko ibyo byose harya wowe wamenye Imana ryari cyangwa se wakiriye agakiza ryari wabona rizera gutanze oya njye maze imyaka igera muri 6 mba ko mazemo igihe nanjye nta kibazo riza nubwo yayimenye nyuma reka ari bari we udufasha twubahe Imana dusenge. Data mu izina rya Yesu, aka niko kanya tubonye kugira ngo tugushimire dushyize hamwe, aka niko kanya tubonye kugira ngo tuvuge ineza yawe n'urukundo rwawe. Haleluya. Iteka Mana ishobora byose, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kubw'umwanya uba waduhaye, kubw'ububasha n'ubushobozi uba waduhaye. Umuntu agaturuka iwe akangeraho amahoro, undi agaturuka iwe akangeraho amahoro, nanjye nkabakira amahoro tukaganira yandi maze tugatandukana amahoro, Satani atabyivanzemo ngo abidobye. Witeka Mana uhabwe icyubahiro kubw'imbaraga uba wakoresheje. Ndagira ngo rero nkwereke urugendo turimo rw'ubuzima, urugendo turimo rwo kubaho, urugendo turimo rwo gutekereza, kwifuza, gushaka, gusaba. Witeka Mana tube hafi, tuhagiriza ibyifuzo by'umutima, tubabarire ibyaha byacu. Amaso arareba agacumura, umunwa uravuga ugacumura, umutima urifuza ugacumura. Nicyo gituma Witeka Mana ishobora byose nkubwiye ngo tubabarire ibyaha byacu. Wakoze kuduha umwanya Mana, uhabwe icyubahiro, ukomeze gushyirwa hejuru y'amajuru kandi n'ibisigaye ndabigushinze, maze umwe umugezi we, undi umugezi we, nanjye ungezi wanjye, maze ukomeze kuturinda no kutuba hafi mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Urakoze nawe. Yes. Hanyuma muri comment abakunzi banje baraza kumbwira batumirwa tuzabagarure cyangwa se bizagende biti. Ngende umukozi wanyu nkuko murambibabwira kandi nukuri, reka mbabwire ngo umugoroba mwiza Riza, ndetse wanakoze cyane. Umugoroba mwiza nawe kandi wakoze. Ngende n'amahoro. Imana ikurinde. Haleluya. Nawe wakoze cyane Sama kwemera kugana natwe ndetse ukabuhuye n'ubereye umukunzi, reka mvuga utyo witwa Riza, n'ikindi gihe tuzakubona ko utajya udutenguha. Murakoze cyane. Gasaro TV.